की देरी शेके दाहा चूला कहन की मैं तुझी में ही लेती जाऊंगी मैंने चिपिरा bare boni boni he nine ni indirimbo ntago cyakora nsingiye kuvuga ngo wenda amagambo yose arimo yose ndayazi ariko niyo rukundo wayitura sheri wawe rwose ati nkutuyagahisha cyane rwose. Abakunzi ba Star Family Group TV aho muherereye hose tubanje kubasuhuza mbese mumeze mute turabizi murahari muri beshi muri Amerika muri Asia muri Europe ndetse no muri Afrika cyane cyane muri East Africa mu Rwanda mu Burundi turabizi mudukurikiye muri beshi tubanje kubasuhuza kakanya rero n'abatindiye na wundi mubona murabona umusore uri imbere yanyu ndagira ngo muhe umwanya abanze abibwire afite byinshi abaganiriza ndizera ni byinshi cyane mu magambo make rero umutumirwa wacu wa Star Family Group TV nkuko mumenyereye reka atangire yibwira abadukurikiye. Ubundi amazina nyakuri banyita Mbonigaba nitwa Mbonigaba Eric ariko kuri himbano nkaba nitwa Mafia byaturutse rero ati mbere najyaga nerekana filime no muturuneri no nkajya mbazana ibihinde birimo aba Mafia habati umunsi none nabazana n'ibindi by'aba Mafia ubwo byahereye aho ngaho wanyi none uyu munsi buri munsi najya mbazana ibyo bihinde bihera gutyo nyine banyita gutyo igihe zina Mafia yarankurikira kwa ibyo bihinde nyakundaga kubazana nyine bya Mafia ubu ngo rirankurikira aho ngiye hose ni wacu ni Nyagasambo aho bavuga ngo rirarema none se Mafia iryo zina risobanura ikira bwira ubundi iryo zina cyo risobanura gusa ubundi magambo magufi naba Mafia nyine bamabandi ubundi bo mu Buhinde kuko ubundi yo habaga yo nazanaga nk'igihinde umusobanuzi bita yakuza usobanuraga ibihinde mbere unaga gisobanura ni bakunda kuvuga ati aba Mafia rero bakunda kuba nabo mu Buhinde ubundi cyo bisobanura nyine namabandi nyine mu Buhinde icyo zina ngundi yurebye Mafia nicyo bisobanura ariko ne ntago ndibandi ndabifata yuko nabo nanjye ndibandi urakoze cyane none se Mafia nkuko byivugiye no kubera iki mu mazina yose hari abitwa ba Jean Claude Jean d'Amour Jean Damascene abakitwa amazina atandukanye kuki wowe pe ako kazina ka Mafia wagakunze mbese karimo irihe banga izina rero impamvu narikunze cyane iryo zina nanone ni izina ryatumye menyekana cyane n'ubu ngubu kwa ko ndibuka igihe kimwe papa yize kuzaje kundeba ahantu nakoraga ku Murindi we avuye Nyagasambo nabwiye ko ari ho mu rugo haraza aho nakoreraga arabaza ati se Eric ari hehe ati se Eric wuhe ati dushaka Eric ukorera hano atereka da tere Eric ntago tumuzi ati se ndikora hanga ati ni Mafia kuko rero yuko abo ngabo barabakira banje cyangwa n'abandi bantu baga bari hafi izina amazina ya nyako ntago bari bayazi none uti mumbwe mu Mafia azi hano mubaze Eric nta kibazo ubwo barahamagara nsotse hanze nsanga ni papa nabatungurwa no kubona ari ngewe ibintu byanungwe cyane ubwo nyine iryo zina ryaramami n'ungubu ugiye yabare nko Nyagasambo yabana ngo ku Murindi n'intunga utahasize nahantu henshi nagiye cyane iryo zina banziho ntago izina Eric barize none se Eric ugenda ukomeza utwibwira Eric yaba ari avuka mu muryango w'abana bangahe ese afite ababyeyi bombi bimeze gute umuryango mfukamo abana mundi mu rugo turi abana babiri njyewe na mushiki wanjye nkaba mfite papa mama we yitabye Imana ariko gavukire yanjye ntabwo navukiye Nyagasambo ubundi nawe nyirizi navukiye ku Gisenyi ariko ku Gisenyi naje kuhava nyiri umwana muto nyiri uruhinja namenye ubwenge ubundi tuba ariya Indera hara urabona mansa 15 kazamuka ni nayo mashuri niho nize mbega niho namenye ubwenge ubuzima niho nakuriye none se Mafia mu buzima busanzwe
ukunda iki mbese mu mpano zibaho kuririmba kwandika gukina amafilime n'ibindi byinshi impano ya Mafia ni iyihe impano yanjye ikintu mba niyumvamo njyewe niyumvamo ni ibijyanye na comedy na filime nazo ntabasha kuba nazishobora njye kintu mba numva njye niyumvamo muri njyewe kandi nkaba nizero Uwiteka yuko azamfasha kandi nkazabigeraho nta kindi kintu nkunda ikindi kintu cyambere nkunda none mu buzima nkunda na filime nanone buriya rwose kugira ngo umbwire ati tujye kure umupira tinda nakwishyurira ntabwo yataye amafaranga uri bunyishyurire yamenye kuyanywera agacupa n'iryamire uri umupira ntabwo njya mufana ntabwo mukunda reka buriya rwose dushobora no kujyana wenda uzi yuko ubwo kabisa turi kureba match wareba iruhande rwawe ugasanga nagikase kuko ndibuka ejo bundi habaga umupira ubundi igikombe bagitwara igikombe niwe n'amakipe buriya sinjya nyamenya ariko ndakeka ari ikiza we igikombe cyabereye mu Burusiya Garafu rero kuko akunda umupira kuko ariko nduvindimwe ba papa nibo bavindimwe ariko nyine mufata nka Garafu rero nayo bamwiterike bwambwiye ati rero turi munsi shaka ko tujya kureba umupira nawe ndise ureba umupira we nande ati nge nawe ntuzi nibindi ntaho najya ngo tugenda kugura agafanta ni okay ni harimo agafanta reka nze tugende nta kibazo ubwo twari tujye kurebera kuko twatuvuye mu kazi mu masaa 2 za nijoro arambwira ati tujye kureba muri Great Hotel ari iri mu Kiyovu icyo gihe we nge yanansize n'inyuma arambwira ati uransangayo shamo kugerayo sibyo ko nahamagaye ariko narangiye guseba nagezeyo kuko arambwira ati nugerayo use guhamagara hanyuma nkubwira aho merereye kuko nyine ni hotel nini cyane umuntu mutavuga mutangaje ntapfa kumenya ahari atanakubwiye ati nanjye ndajya uransanga ahanga muri kangaye guri gezeyo mpamagaye numva phone ni compose ubwo ni nijoro abanise noneho telefone iri kuvuye usindinjira ntaye ndagenda ni yemwe ni nta Garafu rero winjiye mwaha se Garafu rero ngo nabajije mu boss wanga nyine se Garafu rero wawe uyu ni hari Garafu rero ni nani kuna Garafu rero mu mujyi arambwira ati nze kumusanga ahangaha hanyuma kuko nyine ari hari ube match turi umupira nyine dufata nakana tere Garafu rero wawe ntago tumuzi ni yewe ni mugende mwebwe mujye mu bantu bo bari kure bari mwaho ngaho turasa photocopy ni mwebwe muri mugende witegereza umuntu urabona dusa ni uramenya ko ari uwo nguwo tikoja nubwo zubwo urabona abantu iyi hotel yose nayizenguruka njya kureba ndi gushaka Garafu rero ngo umuntu musa gusa nyine nica aho ngaho uko byangira umuntu hagaze aho ngaho nyora arambwira ati se wa mama yarambwiye ati se wa mamagaye nani nasanze nayiriho ariko ngeze naje guhamagara none kiza amahirwe gucamo ariko naje kumuhamagara kwinjira mu bwo n'ubuntu ninjiyemo nagiye muri kane ngibye muri kane ndamubura ubwo naje guhamagara ngeze amahirwe camo ubwo kombi namuciyeho hasi sinamubonye ubwo nongeye amanuka ajya hasi ubwo tusubirana muri kane ubwo harimo match rwose ubwo yanyakira fanta nawe nyine yirwa na fanta njya tunywa inzoga ubwo yinywera fanta noneho ubwo bamwe bagaserebura abantu barimo hafi ya bose n'abantu bose bari kureba match urumva nubwo ikipe imwe yawusha nk'igitego cyangwa ya nyine bawusha nk'igitego cyangwa wenda bakora nk'akantu nkabona bakumya amashyi bagaserebura ubwo ngiye nkareba nka bene robwa no umutipe umwe wicaye imbere yarambaza se man uri gufana iyi kipe pfa gufomboza ni gufana Real zakinye ndikiri ni Real Madrid kandi ari igikombe cyiza ngiye kureba ngewe nagiye n'ukurikira agafanta pe sinjye gukubesha ntabwo iby'umupira Eric n'umbutangaje yene ukurikira agafanta asiri gufana yindi ni Real tubona umufana wanjye rwose ate wowe rwose ate bagwenda kandi gafanta apu kabitomboreyemo ubwo ko rero sinzi ubwo Real yaje ariko ari nayo gitwaye ari Champions League ariko kuri njyewe fanta yamaje gushira ariko numva byandambuye
najya mvuga ati man twatashye ati oya ntago nataha umupira utarangiye ubwo ndikubwira Garafure ni man ngiye rwose ndikumva ashaka kwita ibi ndikore by'umupira ndabona ntazi n'ibyari byo Garafure ati kare ati basi baba bagora kandi gafata naho ndakomeza nicare urumva uwa niko kantu ku kijyanye n'umupira wapi ariko filime yo wanarara wicaye filime buriya n'abakinnyi ba filime ngiye bamwe nabakubwira amazina yabo bose yaba ari abahinde yaba n'abanyamerika ku buryo harimo n'indirimbo z'igihinde nzi ngewe serious nzi kuyiririmba nkahitanyanga nayirangiza ngaho urugero kibazo nshaka kuyiririmba wenda utari no kuyumva gutya nkumve ko bijyanye kuyanze kukubeshya kisa nkunda nayishyizemo ririmba twumva wiyishyiramo ririmba twumva amagambo nivuga ngo iki chaho beto bekesikahu soreti parete keri dehetahe rehere sepuno kikesigino nderi ya mbere tare heretahe kere hire kaesemo miri humu shia rate se adikehi dikihinda sita kesikahu mbwana nayigushye mu bumbe ko mbwira nayifite hano ntabwo ndi ukubeshya iyo ndirimbo se ushatse kuririmba icyo nyine ni indirimbo ntabwo cyakora nsingiye kuvuga ngo wenda amagambo yose arimo yose ndayazi ariko niyo rukundo wayitura sheri wawe rwose ati nkutuyagahisha cyane rwose ariko reka basi nakagukina wumve yuko basi ntari kukubeshya iyo ndirimbo rwose harimo n'indirimbo rwose ngiye mfiringa zigenda ku buryo ngiye nkunda ibihinda cyane nyine filime ngiye ndazikunda cyane harimo n'indirimbo banafashe mu mutwe rwose mwingwe narimba paka ikarangira n'izindi hariyo The Secret Superstar zose ndashyiraho twumva iyo ngiyo Deri himboni me Deri himboni jani me Deri shekeda chura kahanki metuchi mehilenti jahunki Deri shekeda chura kahanki metuchi mehilenti jahunki menechipira bari bori he ubwo nyine nawe wabonjaga n'izindi zose ariko iri ufite udukoryo twinshi mbese Mafia cyangwa se Eric ngiye kukubaza akantu gato Eric mu rukundo byifashe gute ufite sheri usingo bimeze bite arahari cyane rwose nkunda cyane umukobwa arahari nkunda mba nifuza yuko hazaza hacu twariwe n'abandi kumwe nawe twazana abana umukobwa bamwita Naome yitwa Naome ubundi nawe n'uwe Rwamagana ariko ubu ngubu yagiye Kenya nawe uhari abahanzi gusa n'umukobwa nkunda kandi nawe akankunda mbega ndamwishimira kandi nawe aranyishimira ku buryo niyo hashize nk'umunsi umwe cyangwa iminsi ntamuhamagaye shamba numva kuri njye nyine nta byishimo none se Eric wagira iyihe nama abasore cyangwa se urubyiruko mungana batinya kuvuga amazina y'abakobwa cyangwa se y'abakunzi babo inama nabagira yo kuba batinya kuvuga amazina yabo y'abakobwa y'abakunzi babo ubwo ngo nyine nta kizamufite ntago abamukunda ubwo nese ubundi umukunda umwiyumvamo mwese mukundana nta mpamvu yo kuba utamuvuga izina nta mpamvu rwose wamuvuga izina upfa kuba umwiyumvamo gusa mukundana keretse utamukunda nyine ntago utamukunda nyine ngo nabivuga gute se ubwo nyine utambuza izina nyine ntago waba umwiyumvamo gusa ariko icyo mbabwiye niba inama nabagira gusa none ntago urukundo ari ugupfa urukundo nyine ni ukurwitondera ko inkundo z'iki gihe ni ukurwitondera rwose none se Eric urakoze cyane kuba ufashe iya mbere ukavuga uti Naome aho uri muri Kenya ndagukunda ubimenye ni intambwe ikomeye kandi ni byiza cyane natwe nka Star Family Group TV
tubimubwire ahari muri Kenya natwe Star Family turamukunda kandi nawe naza dukorere subscribe aturangire n'abandi banyakenya benshi baze bakurikira ibyo Star Family Group dukora kuko tumuhuje n'umukunzi we bituma uvugira kuri televiziyo yacu nyine kumukunda. Mbese Eric dusoza ikiganiro cyacu ni iki wabwira ababyeyi bawe muri rusange urungano rwawe uyu mwanya? Ku babyeyi banjye bo icyo cyabembabwa nuko mbakunda cyane kandi mbishimiye kandi mbatekereza. Inshuti zanjye zo nazo ndazikunda rwose cyane n'abakumbuye hema abo mu rugo muri quartier nabo ku Murindi ayo nk'abantu bo ku Murindi banjye ndabizi ko banankurikiranye rwose barabakiriya banjye bahari rwose bara ku Murindi buriya nari icyamamare iyo nahageraga ewana bavuga ati dore mafia wacu araje ku Murindi banahanditse izina ndabasuhuza nabo kandi ndabakunda cyane. Ngaho tugwaye uburenganzira suhuza vuga nk'amazina nk'atanu. Umuntu wa mbere ngomba gusuhuza inshuti yanjye iri ku Murindi bamwita Mbuta niwe wanyigishije ibintu by'ubuturneri niwe nazamukiye urwongije ubuturneri. Uwa kabiri inshuti yanjye yo ku Murindi bamwita Olivier nawe n'inshuti yanjye twabanye mu nzu niwe twabanaga muri ghetto aho ku Murindi nubwo nyine hafuze ikibazo akaza kumufunga ariko nyine baje kumufungura. Ubwo wa gatatu nabo hari iwacu Nyagasambu bavuge rwose nka babiri. Wa mbere inshuti yanjye rwose nsuhuza nakumbuye cyane ni John. John rero nawe mufata ni garafurere wanjye papa na papa wanjye baravuka. Ndamukunda cyane. Mu zindi inshuti zanjye nkaba nsuhuzamo ubita David uwo ni Rwamagana twarakoranye. Byiza cyane. None se Eric mu rugo ni Rwamagana ariko uba hano i Kigali. Ese Eric ukora iki niba ari na ngombwa Star Family Group TV ibashe kukubwirira abagukurikiye bakugane ibyo ukora niba ari serivisi utanga runaka bakugane ukora iki mu mujyi wa Kigali? Mu mujyi wa Kigali ibintu nkoramo incuruza ibintu bya gihangano ariko akaba n'ibindi bicuruza amatapi ya plastique basasa hasi imikeka n'ibitambaro byo ku meza amashashi bashyira ku meza ibyo bintu ncuruzamo hamwe n'udutapi dutoya tw'abana mu bihangano naho rwose harimo ibintu byinshi ingofero inkoni ibiseke n'ibisabo ibyo ncuruza. Abantu bafite ubukwe vuba abantu bakeneye kurimbisha inzu zabo amatapi naho n'ameza yabo akabakeye bakugana bangana rwose nta kibazo ntacyo kandi nizere ko utazajya ubahenda. Oya ngewe ni ku giciro cyo hasi bavuye kuri Star Family Group TV bakurikiye iki kiganiro bakamenya ko Eric cyangwa se Mafia ucuruza ibijyanye n'amatapi imikeka n'ibindi byinshi bitandukanye bijyanye n'ibihangano byo kurimbisha mu nzu twizere ko utazajya ubahenda. Ntabwo nabahenda rwose nayo ku mafaranga magine nkuko yanyuma bega najya mbahera kuri make rwose kiranguze najya nsiba gukurikirana inyungu nyinshi nkuko make ariko agataha kugira ngo nejo bazagaruke. Urakoze cyane Eric. Rero reka tubwire abari bakurikiye Star Family Group TV nakagaruka umutumirwa wanyu Mafia mwamubonye umuririmbyi mwiza umuntu ufite impano mu gukina filimi ndetse no kuzituruna ziha abantu ndetse mwumvise yuko ubu ngubu asigaye akora mu bijyanye n'ubucuruzi. Nahanyu rero kugira ngo mumugane kandi tubabwira ngo mukore subscribe like comment ibintu byinshi bitandukanye ntimugacikwa Star Family Group mukurikire filimi zirimo comedy nyinshi zigiye kuza ubundi twababwira ngo turabakunda ciao Pepe abakurikiye Star Family urakoze cyane turabakunda cyane kandi turabishimiye. Wow.